muri local market zacu ubuki burahari. Ngewe ubwo mfite n'ubu ngubu ushaka kubushaka ku isoko mu gihe ufite icyo kibazo, ufite inkorora, ufite ama grippe yakuzonze, umerewe nabi, ugafite ikiko cy'ubuki mbere yo kuryama, hanyuma bikaza kukugabanyiriza kurara ukorora ijoro ryose. So ni ibintu byiza cyane rero kuba ufite ubuki, waba cyangwa wagenda ukabukira ukaba ufite ubuki nyine mu rugo, buryo in case ukeneye cyangwa uhuye n'ikibazo nk'ibyo turi kuvuga, inkorora, ibicurane bikwatatse, tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello guys, welcome back to Salifax TV. Nongeye kubasuhuza aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane natwe. Nongera no kubashimira byimazeyo uburyo mukomeje kutugaragariza urukundo, uburyo mukomeje kudukurikirana, uburyo mukomeje kutwitaho mu buryo bwose bushoboka. So kuri uyu munsi tugiye gusubiza umukunzi wacu watubajije muri comment ikijyanye n'ubuki. Tugiye kurebera hamwe rero muri video y'uyu munsi akamaro k'ubuki ku buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo tugomba kumenya n'impamvu tugomba kwibanda cyangwa tugomba gukoresha cyane ubuki mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dutangire na video y'uyu munsi, ariko mbere yuko dutangira reka ngusabe wowe wabashije gufungura iyi video kuyireba kufitangiye kugeza irangiye, kugira ngo utagira ikintu ucikanwa nacyo kandi wenda byara amahirwe yawe uyu munsi kugira ngo kibashe kuguhindurira ubuzima. Ari tip ikomeye cyane y'ingenzi y'ubuki yakabaye igufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa igafasha na mugenzi wawe. Niyo mpamvu rero njya no kugushishikariza gukora like, share kugira ngo iyi video ibashe kugera kuri benshi kandi ibashe gufasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikintu gikomeye cyane ugomba kumenya nuko buriya ubuki si uburyohe gusa, ahubwo ni umuti wahereye kuva kera ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kumenya. Reka turebere hamwe rero deeply, turebe byimbitse ubuki ubundi mu buzima busanzwe budufasha iki, cyangwa ni nakahe kamaro gakomeye cyane ubuki bufasha abantu mu buzima busanzwe. So ikintu cya mbere rero nuko wamenya nuko ubuki buriya bugizwe na 90% y'ubuki ni ibimera. So icyo ni ikintu gikomeye cyane rero, bivuze ko niba 90% ari ubuki, ari ibimera, bihita bisobanura byihuse ko n'ubundi bwo ubuki ari umuti ukomeye cyane ku buzima bwa muntu, bitewe n'ibyo bimera bigiye bitandukanye, kuko si ikimera kimwe ahubwo ni varieties z'ama species y'ibiti nyinshi zitandukanye biba biri kumwe nazo ubundi bigakora ubuki. So byumvikane ko rero nyine ari umuti ukomeye cyane. Ikintu cya mbere buriya nuko ubuki bwongera immunity y'umuntu cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri. Iki ni ikintu gikomeye cyane bitewe nuko ubuki buriya bwifitemo ama antioxidant. Ayo ama antioxidant rero niyo afasha ubuki gufasha umubiri kuba umubiri ufite ubushobozi bwo kubasha kurwanya ama bakteri cyangwa ama infection n'ama bakteri n'ama viruses byose bishobora kwataka umubiri wacu. So ibi rero bituma bihita bifasha cyangwa bitabihereza ubushobozi ubuki mu gufasha umubiri kurwanya ibijyanye n'ama infection cyangwa ubwandu bugiye butandukanye, cyangwa ama infection muri rusange ashobora kuba yakwataka umubiri wacu. Ikindi kintu rero ubuki bukora cyangwa muri ayo ma infection, ibicurane cyangwa ama grippe, ibindi ni umunaniro ukabije. So biba byiza rero nanone ufasha ubuki buriya ugashyira mu mazi y'akazuyazi ukabinywa kenshi buri gitondo, bituma umubiri wawe ubasha kugira imbaraga zo kurwanya indwara zitandukanye. Benshi bashobora kuba bari kwibaza ese niba ubuki bufite ubushobozi bwo kuba bwarwanya ama infection twabukoresha gute? So iyi ni tip rero ugomba kumenya ko gufata ubuki mu gitondo ugashyira mu mazi y'akazuyazi, kwa kunuteka amazi nyine akabira, ukayatereka gahora mu gake, ubundi bangiza ugashyiramo igiko cy'ubuki kenshi, ukabikora kenshi mu gitondo, bituma umubiri wawe wubaka ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo utaba umuntu wo kwatakwa n'ibicurane cyangwa n'izindi ndwara za hato na hato, bitewe nuko twamaze kubona ko ubuki nyine ari antioxidant. So ni byiza cyane rero kwibanda kubuki mu buzima bwa buri munsi. Nizera ko n'umukunzi wacu
watubajije iki kibazo nawe ari kugenda asobanukirwa gake gake akamaro k'ubuki. Ikindi kintu gikomeye cyane ni uko buriya ubuki bwaherewe kuva kera bukoreshwa n'Abadage mu kurinda ibisebe no kubirinda, mu kuvura ibisebe no kubirinda kubora. Nanone mu kinyejana cya 17 kugeza na n'uyu munsi n'abanyaburayi baracyabukoresha ubuki muri iyo treatment, bitewe nuko byagaragajwe nyine ko ubuki bufite ubushobozi bwo kubasha kuba bwavura ibisebe bigakira vuba byoroshye cyane. So icyo ni ikintu gikomeye cyane gikomeye ku buki. Ikindi kintu gikomeye cyane nuko buriya ubuki bufitemo imyunyungugu myinshi cyane. Muri iyo myunyungugu harimo potassium, harimo sodium, harimo umuringa, harimo n'ubutare fer na silver. So ni ibintu bikomeye cyane ku buki, bigahita bibwongerera ubushobozi bwo kuba bwavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Twongere turebere hamwe amasukari. Nanone ubuki bufite harimo levulose, dextrose na sucrose, bigatuma ubuki buriya bukoreshwa nka product cyangwa ibasha kuryoshya ibiribwa n'ibinyobwa. Benshi murabizi ko bakoresha ubuki mu byo kunywa, mu cyayi cyangwa mu bindi bintu bigiye bitandukanye, kandi nanone na benshi bakabukoresha bari guteka ibiryo bigiye bitandukanye kugira ngo ubuki bubashe kubiryoshya. So cyo ni ikintu rero gikomeye cyane, ariko kugeza ubu ngubu benshi babusimbuje isukari y'ibisheke. Isukari y'ibisheke nyine isukari yo mu ruganda dusanzwe tuzi, bigatuma nyine ubuki abantu benshi batabasha kumenya ubushobozi bwabwo bukomeye cyane, kubera ko nyine bwasimbuye n'isukari isanzwe mu bisheke. Niyo mpamvu nyine usanga indwara nyinshi zigenda ziza, amagripe n'ibiki, kandi wenda twasimbuye iby'umwimerere cyane ko ubuki nyine bwari bufite cyangwa bufite ubwo bushobozi bwo kubasha kuba bwakiza cyangwa bwavura izo ndwara zose zigiye zitandukanye. So ni ngombwa rero kongera kwibuka ubuki mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bakagira inama cyane rero abashakashatsi bagaragaje ko nyine ari byiza ku bantu barwaye amadiyabete, ko ari byiza gukoresha ubuki kurusha uko bakoresha isukari isanzwe. Kandi nanone ngo abantu barwaye umwijima ni byiza kwibanda mu gukoresha isukari, bitewe nuko iriya sukari yitwa levulose twavuze byorohera umwijima kuyikoresha kurusha uko yaba ikoresha isukari ya glucose. Bityo rero bikaba byiza ko wakwibanda mu gukoresha ubuki niba ufite icyo kibazo cy'umwijima cyangwa ufite diyabete, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Cyane ko byagaragaje ko buriya isukari ya glucose irushya umwijima mu kuyitunganya mu mubiri. So ni byiza rero kongera kubitekerezaho ukibanda kuri iyo sukari iri mu buki kurusha uko wakoresha isukari isanzwe yo mu bisheke. Ikindi kintu gikomeye cyane rero nuko ubuki bizwi cyane ko ikunda kuvura inkorora n'amagripe. Cyane akenshi iyo umuntu yarwaye inkorora, wumva bari kumubwira ati uze gufata umunyu ukate igitunguru cyawonyo urye uraza kumererwa neza. Ushobora kwibaza impamvu nyine bamubwira ngo aze gukoresha ubwo buki. Nuko nyine ubuki byagaragaje ko bufite ubushobozi bwo kubasha kuba bwagukiza iyo nkorora, kubera ko bufite ubushobozi bwo koroshya umuhogo, bukagabanya irritation, kwa kundi uba wumva hari kuryaryata numva ushaka kuhashimagura. Rero ubuki bufite nyine ubushobozi bwo kuba bwakuvura iyo nkorora, bukakuvura sore throat, kwa kundi nyine ufite amanjine uri kugenda ubabara na cold. Ibyo ni ibintu rero bikomeye cyane ubuki bushobora kugufasha. Rero uburyo ubikoresha, ufata ikiyiko cy'ubuki. Hano dufite ubuki, ushobora gufata akayiko. Ngewe ubwo mfite n'ubu ngubu ni ubuki bwiza, ni ubuki bw'umwimerere. Ushobora kububona ku isoko hirya no hino muri local market zacu, ubuki burahari. Ngewe ubwo mfite n'ubu ngubu. Ushobora kubushaka ku isoko mu gihe ufite icyo kibazo, ufite inkorora, ufite amagripe yakuzonze, umerewe nabi, ugafata ikiyiko cy'ubuki mbere yo kuryama, hanyuma bikaza kukugabanyiriza kurara ukorora ijoro ryose. So ni ibintu byiza cyane rero kuba ufite ubuki, waba cyangwa wagenda ukaba ufite ubuki nyine mu rugo, buryo in case ukeneye cyangwa uhuye n'ikibazo nk'ibyo turi kuvuga, inkorora, ibicurane bikwatatse,
ukaba uri kubabara mangine sore throat wumva ufite uburyaryate mu muhogo, ni byiza ko nyine uhita wifashisha bwa buki bwawe ufite mu rugo. Dukomeza turebera hamwe rero akandi kamaro k'ubuki gakomeye cyane buriya nuko ngo ubuki bufite ubushobozi bwo kugufasha cyangwa kwirinda indwara zose z'umutima. Iki ni ikintu gikomeye cyane ugomba kwibandaho cyangwa ugomba kumenya, maze bigatuma ugura ubuki ukaba ubufite mu nzu yawe buri munsi. It's a must thing. Ni ikintu kiri a must ugomba nyine kuba ufite mu nzu bitewe n'ubu bushobozi bw'ubuki cyangwa bitewe n'izi mbaraga ziri behind or the magic behind honey. That is why you have to buy ubuki ukaba ubufite mu nzu yawe buri munsi. Reka turebere hamwe rero ukuntu ubuki ushobora kugabanya cyangwa ushobora kurinda indwara z'umutima. Ikintu cya mbere ni uko ubuki buriya ngo bufite ubushobozi bwo kugabanya cholesterol mbi mu maraso cyangwa mu mubiri wawe. Ikindi nanone bukongera cholesterol nziza. Ibi bifasha rero kwirinda indwara zose z'umutima hamwe na high blood pressure. Ikindi kintu gikomeye cyane ni kubera ko buriya antioxidant zirinda, izi antioxidant twasanze mu buki nuko zirinda kwangirika kw'imitsi y'amaraso. Ya mitsi y'amaraso ijyana nyine amaraso mu mutima ntiturike cyangwa ntigire ikibazo nyine mu buryo bworoshye kubera za antioxidant ziri nyine mu buki. So ni byiza rero ko uri umuntu wakabaye ufite ubuki mu nzu yawe buri munsi. Ikindi kintu cya kane gikomeye cyane nuko buriya ubuki butanga imbaraga ziri like natural energy. You have to fuel yourself with natural energy bitari artificial energy. So niyo mpamvu rero tujye kurebera hamwe nyine nanone akamaro cyangwa uburyo ubuki bwifitemo ubushobozi bwo kuguhereza imbaraga. Ikintu cya mbere nuko ubuki bufite isukari karemano. Twamaze kwibona haruguru ko harimo glucose na fructose bitanga ingufu vuba. So ni byiza rero mu gihe ugiye gukora siporo ushobora gufata akayiko k'ubuki, mu gihe uvuyeyo ushobora nabwo kubukoresha. So ni ibintu byiza cyane rero kuba ufite ubuki mu rugo rwawe buri munsi kandi ukibuka nyine no kubukoresha. Cyane cyane abantu bakora siporo ugomba kuba ufite, abanyeshuri, umuntu unaniwe, abo bose ubuki burabafasha kuko byamaze kugaragazwa ko nyine ubuki ari fuel iri naturelle, just in case unaniwe, just in case wakoresheje umubiri cyane. So gufata ubuki rero ni ibintu byiza cyane. Dukomeza no ku mpamvu ya gatanu ukeneye ubuki mu buzima bwawe, nuko buriya ubuki bugufasha mu igogorwa cyangwa mu igogorwa ry'ibiryo twariye. So ubuki rero bufasha igifu kuko burwanya bacteria mbi kandi nanone bugafasha digestion. Iki ni ikintu gikomeye cyane, bityo rero bikaba byagufasha kwirinda gastritis, indigestion hamwe na constipation. So iki ni ikintu gikomeye cyane, ariko hano bakagira inama abantu gukoresha ubuki mu mazi ashyushye kuko bitabifasha nyine igifu gusya ibiryo neza. Hari ukuntu iyo umaze kurya twabonye ko turaza kurebera hamwe nanone mu zindi video zigiye kuza, tuzarebera hamwe mu zindi episodes uburyo nyine dukoresha amazi tuyanywa gute. Bityo rero tuzagenda nyine tumenyeraho no kureba nuko ubuki n'ubundi bukomeza kugaruka muri rusange. Tugiye kurebera hamwe hano uburyo ubuki mu gihe nyine ufite ikibazo cy'igifu ushobora gufata ubuki ugashyira mu mazi nyuma y'uko umaze kurya, maze bigatuma bikorohera igifu kudigera ibiryo neza. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuko abantu benshi nyine usanga bafite ikibazo cy'amaconstipation cyangwa bafite ikibazo cya gastritis na indigestion. Ni byiza rero kwibuka gukoresha buki n'amazi ashyushye mu gihe nyine uzi ko ugira icyo kibazo. Ni byiza cyane rero kubyibuka ukabikoresha kenshi gashoboka. Reka turebe indi mpamvu ya gatandatu ugomba gukoresha ubuki nyine mu mirire yawe ya buri munsi, cyangwa ugomba kongera kwibuka ko ubuki ari ingirakamaro ku buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu hano gikomeye cyane ni uko ubuki bufasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Ibi ngibi rero bigafasha wowe wakoresheje ubuki mu kugabanyirizwa umunaniro, cyangwa mu gihe ufite intege nke ukabasha
kugira nyine imbaraga. Ikindi nanone bigatuma oxygene igera neza mu mubiri. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuko hari igihe nyine biba ngombwa ko wumva ucitse intege, wumva nta mbaraga ufite, wumva ufite umunaniro mwinshi cyane bitewe nuko hari ibice na bimwe by'umubiri oxygene itari kugeramo. Ariko with the power of honey ibintu byose birashoboka. Ubuki mu gihe wabukoresheje ushobora nyine kugira iyo oxygene neza mu mubiri, wa munaniro ugashira, ukumva wishimye, ukumva umeze neza. So iki ni ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu ugomba kwibuka ubuki mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka dukomeze turebera hamwe n'impamvu ya karindwi ukeneye ubuki mu buzima bwawe. Iyi nayo ni impamvu ikomeye kuko byamaze kugaragazwa ko buriya ubuki ari ikintu gikomeye cyane ku ruhu rwacu, aho usanga benshi banafata ubuki bakagira n'utundi tuntu, ubuki bakavanga n'isukari, bakavanga n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Buriya nituza muri skin care tuzabirebaho, aho tuzaba turi kurebera nyine hamwe uburyo twafata neza uruhu rwacu. Ariko kuri ubu ngubu reka turebere hamwe nyine muri rusange muri izi episodes akamaro k'ubuki, maze ubundi mushuje muhishiwe nitwinjira muri skin care routine ubwo tuzarebera hamwe nyine iyo mask ukuntu bayikora. Gusa hano byamaze kugaragazwa ko buriya uruhu ari ikintu gikomeye cyane kubera ko bwifitemo antibacterial properties, bifite ubushobozi bwo kubasha kurwana acne, bya biheri byataka uruhu binini cyane bimeze nabi. Turaza wenda gushaka ukuntu twashyira ifoto ahangaha murebe ko icyo gihe ukuntu kiba kimeze, maze urebe imbaraga z'ubuki cyangwa imbaraga ubuki bufite mu kuba bwakuraho bya biheri byitwa acne, bya bindi bikomeye cyane abantu benshi bakunda kurwara mu maso. Ikindi kintu ubuki bukora gikomeye cyane nuko bufite ubushobozi bwo kuba bwarwanya uruhu rwumye cyangwa uruhu rwumagaye, maze ukabasha kugira uruhu ruri very glowing, uruhu rwiza cyane, uruhu nyine rusa neza, rufite itoto cyangwa rutemba itoto ariko nabyita. So ikindi gikomeye cyane ngo twari twanabivuze hejuru nuko buriya ubuki bufite ubushobozi bwo kuba bwarwanya ibisebe. Igisebe kigakira kikuma burundu neza kigakira, kandi nanone bukaba bwakurinda kuba igisebe cyabura. Ukuntu rero bikoreshwa nuko ufata ubuki ukabusiga nyine ku ruhu nka mask nyine, nuko nguko ubukoresha. Reka dukomeze turebera hamwe impamvu ya 8 ubuki bukomeye cyane. Ubuki bushobora gukiza ibikomere nk'uko twamaze kubivuga n'ubundi hejuru. Twamaze kureba ko nyine ubuki n'abanyaziya ngo kuva kera abadage kuva kera mu kinyejana cya 17 ubuki bwababereye inkingi ya mwamba, aho babukoreshaga nk'umuti uvura cyangwa uvura ibisebe ukanabirinda nanone kubora. So n'uyu munsi rero ubuki twakabaye tubwibuka, ariko nyine ukibuka ko kubanza kureba neza niba ubwo buki ari original, kubera ko haje abantu ku isoko bashaka kungukira mu bandi ugasanga nyine bari kuzana ubuki bwa pirate. So ni ngombwa rero kubasha kumenya nyine ubwo buki waguze niba ari ubuki bwiza, niba ari ubuki bwa original. Reka dukomeze turebere hamwe nyine uburyo ubuki bukoreshwa mu kuvura ibisebe. Ikintu cya mbere, impamvu ubuki bufite ubwo bushobozi nuko ubasha kwica amabacteria nk'uko twamaze kubona ko ubuki bufite antibacterial properties, ari nabyo bibuhereza ubushobozi bwo kubasha kwica nyine izo harmful bacteria. Ikindi cya kabiri, bukaba bwakwihutisha gukira kw'igisebe, kandi nanone bukoreshwa no mu kuvura no mu buvuzi bwa kera, aho babukoresha nyine bavura ibyo bikomere nk'uko twakomeje kubivuga kuva hejuru. So dukomeza rero turebera hamwe impamvu ya 9 ubuki ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ari byiza ko tugomba kubukoresha. Gusa ntitwibagirwe ko hari abantu bafite allergies ku buki. Ntabwo tuzi impamvu, buriya tuzarebera hamwe, kuko hari abantu bamwe wisanga uri ubuki ugahita wumva urababaye cyane mu nda, ariko undi yaburyo ukabona nta kibazo afite. Buriya aba ari allergy. Tuzarebera hamwe nyine impamvu abantu bamwe barya ubuki bikanga, abandi bakaburya bigakunda. Nabyo tuzakora ubushakashatsi bwimbitse tuze turebera hamwe impamvu bigenda gutyo. Dore impamvu ya 9 nanone ukeneye ubuki mu buzima bwawe, nuko ubuki buriya bufasha cyane, ni umuti ukomeye cyane ku bantu babuze ibitotsi, kubera ko ubuki buriya butera gusinzira neza. So bufasha mu insomnia, bukanafasha nyine ku bantu bafite stress. So iki ni ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu
mu gihe wumva uri kubura ibitotsi cyangwa ufite indwara nyine ya insomnia, ni byiza. Insomnia ni indwara kubura ibitotsi, so ni byiza ko ufata ubuki ukabushyira mu mazi ashyushye mbere yo kuryama, wenda ubura nk'amasaha nk'abiri cyangwa isaha imwe ngo uryame, ukabushyira mu mazi ukabunywa maze ubundi ukaryama. Byagaragajwe ko nyine ubuki bufite ubwo bushobozi bwo kubasha kukorohereza maze ugasinzira neza nk'abandi bose ukabona ibitotsi. Reka turebere hamwe rero indi mpamvu ya 10 ikomeye cyane ukeneye ubuki mu buzima bwawe. Impamvu ya 10 ni uko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko ubuki bufite ubushobozi muri weight management. This is something incredible. Twakabaye twishimira, twakabaye tumenya, maze ubundi bikagutera umwete n'umurava wo kubyuka ujya kugura ubuki, kubera ko buri munsi abantu benshi tuba turi muri weight management. Ibiro ntabwo nshaka ko birenga hano, cyangwa n'abafite byinshi turi kubigabanya. Muri ubwo buryo rero ubuki bufite ubushobozi bwo kuba bwabigufashamo. So ni byiza cyane rero ko wibuka gusimbuza isukari ubuki, isukari isanzwe ukayisimbuza ubuki, cyangwa gusimbuza nyine ubuki ukabusimbuza isukari mbi. Ushaka ukunda amakeke, ukunda nyine utundi tuntu candies, utundi tuntu nyine twikwinergizinga tuguhereza imbaraga, ariko nyine byakabaye byiza in case yo gukoresha ibyo ngibyo utekereza ko ari byo biguhereza imbaraga, ahubwo ugakoresha ubuki mu mwanya wo gukoresha ibyo ngibyo, kubera ko byamaze kugaragazwa ko ubuki bufasha mu kugabanya ibiro no kugenzura appetite. Kubera ko mu gihe wakoresheje ubuki nyine wumva, kubera ko agasukari twabonye karimo kandi kaba easily nako digested, korohereza umwijima guhita igifu no kudigera n'umwijima guhita ubukoresha. Byagaragajwe ko nyine mu gihe wakoresheje ubwo buki udakunze kugira intege nke, ahubwo wumva nyine uri energized, ufite imbaraga, maze bikakurinda kuba waryagagura ibindi bintu bigiye bitandukanye by'amasukari. So ni byiza rero kwibanda ku buki kuko tumaze kubona nyine ko bufasha muri weight management. So dukomeza turebera hamwe impamvu ya 11 ugomba kwibanda ku buki, nuko twabirebye hejuru, ubuki nyine burimo antioxidant. Aya antioxidant rero ni ibintu byiza cyane kubera ko antioxidant arwanya anti-aging, gusaza imburagihe and cell damage, no kwangirika kw'amaserire. So bityo rero bigatuma umubiri ukomeza kuba muzima igihe kirekire. Ibi ni ibintu byiza cyane buri wese yakabaye ahereza agaciro, akabyitaho, maze ubundi nawe ukagira ubuki mu nzu yawe kugira ngo nyine ubashe kugerwaho n'ibi byiza by'ubuki ku buzima bwawe. So ndabashimira rero mwese mwabashije kubana natwe muri iki kiganiro, tukarebera hamwe akamaro k'ubuki. So ni byiza rero cyane ko buri munsi ugomba kwita ku kamaro k'ubuki, buri munsi ugomba gukonsoma ubuki. Mbibutsa ko rero atari byiza guha umwana uri munsi y'umwaka umwe ubuki. Ubushakashatsi bwagaragaje ko nyine atari byiza. So niyo mpamvu rero atari byiza guhereza umwana ubuki uri munsi y'umwaka umwe, ariko hejuru y'umwaka umwe umwana watangira nyine kumuhereza ku buki nta kibazo. Mu gihe watetse nk'igikoma ukamushyiramo nk'akayiko kamwe, nyine akatangira akamenyera gukoresha ubuki, kuko twamaze kubona ko nyine ubuki ari ikintu cyiza cyane gikomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. So ndabashimiye cyane rero, Imana ikomeze kubana namwe, ariko mbibutsa gukora subscribe, gukora share, gukora like kugira ngo iyi video ibashe kugera henshi hatandukanye, kandi iki kiganiro nyine kugira ngo gifashe n'abandi batabashije guhita bakibona aka kanya. So ni byiza cyane rero ko dukomeza kugira ubuzima bwiza kurusha kwivuza. Reka turye ibimera nk'imiti yacu, ahubwo twe kurya imiti nk'ibiryo. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha aho muherereye hose. Ciao ciao.